Tariki ya 9 Mata nibwo icyo Abafaransa bise Opération Turquoise yatangiye mu Rwanda kugera 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operasiyo kwari ugucyura Abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operasiyo yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga bicwaga nyamara ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa, bikomereza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe no ku muhanda uva ku kibuga cy'indege ugana mu mujyi hagati. Bahasize benshi babasigira interahamwe. Hari Abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango arimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda barabatandukanyije. Abanze gutandukana barabasiga. Mu marira menshi, abagore bashakanye n'Abanyarwanda b'Abatutsi basabye ko abo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, cyane cyane Abatutsi, barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasade y'Ubufaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari perezida. Abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta ariho n'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zirabica.